baravuga ngo ntabwo ari izana na 20 amaze birarenga kuko kera barasingirwaga basingirwa nene bakamuhekesha umwana w'umuhungu ageze ku irembo nawe n'umukambwe ntabwo avaga hari nawe ndetse nyine nawe n'umukambwe n'umusaza nawe ntabana nawe n'umusaza yazaga mu misubu ntabwo yagera no ku muhanda mu myaka umaze wavutse ryari ngo navutse ryari ko navutse mu bami ba mbere si ndumva badata bari kurahira ngo barakaroga musinga rero se wa mutarambirwa n'ingoma none sima ngo kutashatse undi wenda ngo nkurikiwe taho ndi kumva kuki wafakaye uri mutoya ntusaka undi umugabo nanze gutoragura abandi bagabo kugira ngo bantereke mu ngabo wanje yitabye Imana tutavuganye nabi n'amabukwe yashaje nawe tutavuganye nabi mu mbuga oya ni yewe mu bakazana bene jewe mfuraye nkundaga kurya iki nkundaga gaceri ngakundaga nawe tuzitwa kunywa Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Oh, hallelujah. Murwanyiwe cyo mbwira nawe ansubiza itonze ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Yes, rero mwese reka mbasuze cyane mbaye ikaze ku biganiro byacu bifuriza amahoro mu byo murimo mukora, haba uri kutureba uryamye cyangwa se uri kuruhuka cyangwa se uri mu kazi gasanzwe nkwifuriza ibihe byiza. Ndi REBA kwizera rero iyi ni Impanuro TV, tuje mu majyaruguru y'u Rwanda, turi mu karere ka Musanze, umurenge turimo n'uwagataraga, nyine ngo abantu benshi cyane bashobora kuba bahazi, na hano neza cyane aho witegeye ibirunga by'u Rwanda, nyine ngo hano inyuma bibe murabibona. Aha ngaha tuhageze nituje mu butembere cyangwa se ngo tujye kurengagiza mu birunga, ahubwo tuje kubera makuru tuba dufite agiye atandukanye tumwe tugira aha ngaha. Rero hano kano gace karimo umukecuru bivugwa ko ari we ushobora kuba ukuze mu Rwanda kuruta abandi. So ni
ibintu twumvishe bidufata umwanya ariko turavuga tugomba kubikora azwa kugira ngo bikomeze kugenda neza. Rero twanahageze tunashimira Imana yaturinze, namwe ikaba yabarinze mukaba muri kudukurikira. Mbibutse kandi ko nyirizina ubu dukurikiye aha hantu uyu mukecuru bivuga ko afite imyaka irenga 140 nk'uko bamwe babivuga, ariko ibyangombwa bikagaragaza imyaka imwe cyangwa se iyindi kugira ngo yose bikomeze kugenda neza. Rero ndabasaba ko bamwe mudukurikiye hari ubuzima runaka afite uyu munsi, hari ubwo arimo, hari ubwo yabayemo. Rero umukecuru ku myaka afite byanatuye dufata runo rugendo, ngira ngo batubwiye ko umwuzukuru we nawe ari mu myaka irenga 60 ni ikintu rero tugomba gukora kugira ngo tuze gusobanukirwa byinshi. Urumva uwo muntu bwe kugira ngo wenda hari umusaza twize kuganira no dukurikirana wari ufite imyaka 150 abantu banabyemeza banabisobanura. Uyu mukecuru nawe rero ngira ngo ni uwo nguwo tugiye kuganira, ariko ndasaba ko mukurikirana kuko hari amateka yihariye, hari ubundi buzima afite bwihariye. Kumva ngo ni umukecuru ageze iyo myaka yose ngo atarakuka iryinyo na rimwe, cyangwa hari n'ibindi bintu runaka aba afite byihariye, ndasaba ko tujya kureba tuganire nawe twumve byose uko bimeze. Rero babwira ngo mukomeze kugubwa neza. Rero iki kiganiro mugikurikirane kandi muze gusobanukirwa byinshi kuko ni amateka aba yihariye tugomba kugarukaho, kandi bikagenda bidufasha kugenda turushaho kugenda dukora byinshi cyane bigiye bitandukanye. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura y'amahoro. Amazina yawe witwa nde basi? nitwa ko barigiye Eredina. Hano hantu mutuye hitwa gute? Karere nakahe? Gataraga. Akarere mutuyemo? Akarere dutuyemo yegereze mikoro neza. Musanze. Uno murenge witwa gute? uwo murenge ni Manza. Bambe Gataraga. Umurenge ni wa Gataraga. Umudugudu ni hane ngo ni Manjari. Manjari. Amakuru simeze kuri gute terasura rwaye? Oya buranza gwarishisumira. Wateruye umwishywa niho muhakana. Siko bavuga se. Kereka nuko ntari umuhungu, si umuhungu niwe wazo. Ugira bishywe. Oya nawe se nawe ntabwo nta mushiki wawe ugira nibyo koko. Yego, amakuru se ndabona ari kumwe n'umukecuru ahangaha. Uyu mukecuru we ni mama wawe yenda nkuko bitubwiye, ariko amakuru ye nayahenda mbere ko tuganira nawe. Amakuru ya mama. Amakuru ya mama Zana gufashe mikro were kuvunika cyane. Amakuru ya mama. Mbese buriya mama. Mama yabuze umutware wari muto. Yego. Ubwo rero njyewe data ntabwo muzi. Papa we ntabwo muzi? Ntabwo muzi, yasize ndi konka. Adusiga turi abakobwa bangahe, turi batatu. Ahungu bari babiri, umwe arapfa. Yego. Urumva ni ibintu byinshi cyane bitandukanye, ngira ngo tuza no kugaruka cyane cyane ku bitumye turi ahangaha nibijyanye n'amateka y'uyu mukecuru wawe. Ubundi arashobora kwivuga ngo tumubaze. Mukecuru ngo witwa nde? Ngo witwa nde? Basa bose wande? Ngo wande uri uwande? Wabyawe nande? Nabyawe na Rukara. Rukara wande? Rukara wande? Wa Majoro. Majoro wande we? Majoro wande? Nabamenye. Naho garukira. Bafuye kirari bato yabarirera. Okay. No kuvuga ngo yenda uyu mukecuru ubundi yavutse ryari, ibijyanye n'imyaka ye ko numva hari ukunindi vuga kuntu gutandukanye. Kera rero ntabwo bandika, ntabwo ari nkabona. Ntabwo bandikaga imyaka. Yego. Ubwo mbese wenyine barabyaraga abana bakabaho. Usibye twe twavutse nyine imirenge ya nyine yarahageze. Bandika abantu. Yego.
n'aba ngabo igihe bavukiye aravuga icyazi ni uko umwami wa mbere nyine ari kuza mu Rwanda. Yego. Nyine ngo bakobwa ngo bagendaga bari gutambira abami ngo namwe akabakurikira inyuma yabo ari gutamba. Ibivuga ko afite imyaka irenga 120 byo ni ukuri bimeze bite? Nyine bitewe yuko nyine batabandikaga mama irarengana uwa kera none reba imfura ye nawe ikuraga hiri umukecuru. Imfura ye n'umukecuru iri he? Ituye hano hirya kuri Busogo. None reba nande ndi bucurabwe. Uri bucurabwe? Ninje bucurabwe. Wowe ufite imyaka ingahe? Wowe ufite imyaka ingahe? Yewe nabuze 61 buriya si 60 ndayibuze. Ntawe urayirengeje. Uri bucurabwe? Ninje bucurabwe. Ni ukuvuga ngo papa yitabye Imana wowe? Ndi konka ntabwo muzi nta n'igicucu nzi. Ntabwo navuga ngo data yarasa gutya. Usibye kubarirwa bakaza barambwira ngo nari nsa nawe. Baravuga ngo wasaga na papa wawe. Ibyo byonyine. Ibyo byonyine rwose papa ntabwo muzi. Uyu mukecuru kuva igihe cyose murabana hano. Kuko nabaye gucama imyaka 18. Ubona burwayi bujya kugufata. Mbese nasaka. Ngo rero ndavuga nti ntabwo nzirirwa ndasaka n'ubundi muwambana sinindi meze gutya. Rero bisurumve bisigire ngo ibyo ni ikibazo cyangwa warababengaga. Nkiri muzima ho mbese numvaga niyo nari kuba muzima hari nari kuba numvaga ntasiga mama. Kubera iki mama? Sinzi. Kubera iki mva gutamusiga? Nabonaga yuko yandeze yansigaranye ndi uruhinja. Arandera mama yadusakiramo abandi bagabo ntabwo nje nari gukura. Uhitamo? Ndahitamo mbana nawe. Yego. Giye kunambona mbaye utari kuri Imana ikore ibintu bizi. Uriya Imana arebye ati umukobwa nawe nasaka nko bandi ko basatse uyu mukecuru ntabwo azaba. Nose ibyo myaka ye ko wumva yenda avutse mu bitazwi yenda bishidikanwaho ibyo myaka ye mu byemeza gute cyangwa mu bihuza gute n'iby'ukuri kubijyanye n'imyaka ye sasa? Hari abasaza bacu babagiriya hepfo bene data baravuga ngo ntabwo ari izana na 20 amaze birarenga. Kuko kera barasingirwaga basingirwa neno bakamuhekesha umwana w'umuhungu ageze ku irembo bamara kumumuhekesa ubwo mbese wa mwana w'umuhungu nawe bakada baramubwira ngo dore nyoko nuriye yaraguhetse. Ubwo nawe ni umukambwe ntabwo avaga hari nawe mbese nyine nawe ni umukambwe. Ni umusaza nawe ntabana. Nawe ni umusaza yazaga mu misubu ntabwo yagara no ku muhanda. Mbarizo umukecuru nabonye kumubwira bisaba kumwegera cyane. Mumbarize wavutse ryari? Ntabwo kujya ivuke ntabwo yapfa kukimenye. Mumbarize yamenye ubwenge bimeze gute yabyirutse asanga ubuzima bumeze gute icyo gihe hariho uwuhe mwami niba mwibuka cyangwa se amateka yarahari icyo gihe yaraye kugira ngo dusanishe twumve. Mu myaka umaze wavutse ryari? Ngo naputse ryari? Ko navutse mu bami ba mbere si ndumva badata bari kurahira ngo barakaroga musinga rero se wa mutarambirwa n'ingoma kera. Icyo gihe mumbarize bamenye ubwenge byari bimeze gute icyo gihe? Umenye ubwenge n'ibiki wasanze yenda byari hari icyo gihe amateka yarahari icyo gihe nayaye? None si umenye ubwenge amateka gari gahari nagahe? Umenye ubwenge amateka gari gahari. Amateka gari gahari nabazaga gufata imisozi bagashyiraho abarongozi bo kurongora bakujya barahamagara abaja kubakorera. Wasibye bakamukubita. Nawe warakubiswe se? Nabo mu byo batangaga by'amafaranga bya kera byari bimeze nk'ibyuma nta mpapuro zari zihari. Nkabona bari kubaha
ibintu bakabyambara hano ku matako byo kuja baragambiramo ibihari buno byose aho bari bazi kwandika abatutsi bahamagaraga nibo bandikaga baturukaga mu mahugu nibo bigaga nta mashuri gari gahari iriya rusengero rwa misiyoni bwana yaje kurushinga ndi umwana yo mu Ruhengeri noneho rero rumaze kuzura akajya araja mu misozi gushaka abo kwiga bakamwima abana ngo tugenda ngo wija kutugirira abana ibirara bakabirukaho ati muri kungirukaho atari ko muzabura abo kwiga ati muzaja murabura abo kubyigisha ati muzaja murabatangira amafaranga nuko ubwo rero nta mwana wajaga kwiga nta shuri ryari rihari amashuri rwose bamaze abatutsi bajaga kumva amakuru gabo iyo mu mahugu ahitwa Rurindo na hehe ni Butare nkajya ndumva ngo abatutsi bagiye mu makuru gabo ndi umwana nuko bigumya gukura guco bari gufata imisozi bakaza bagafata imisozi bari kwica n'ababahutu none se mumbarize we yashatse ryari igihe yubakiye urugo mbese ashaka umugabo bwa mbere mwegere umutubariza yashatse ryari icyo gihe byari bimeze bite asabwa akobwa mumbarize washatse ryari no kukuko namenye imyaka nashatsemo se bamureshya byari bimemate bakuresheje mu buhe buryo bakureheze mu buhe buryo baransabye umukwe yaje umuranga yaramuranze aramuzana asanga turi abakobwa twari batanu mu mbuga nuko baraza rero baza kurambagiza umusore aza kurambagiza abyaka mugenzi we aramuherekeza n'uwabaranze nuko ubwo rero baza kuvugana na papa baramwemera habaye mu gitondo babona inzoga zirasesekaye ndi gusabwa narasabwe mu gihe bari gushingiramo ise w'umuhungu yitabye Imana ubukwe burahagarara nta mukobwa wijanaga adasezeranye si nk'abo ubu ngubu unkurikirana wababaye igikumi bakaza kumurambagiza papa kanga bakaza kumurambagiza papa kanga ngo ntaho naba nkiraho ngo yongere agundi museke kunkurikira ngo batazamutera amahane ubwo barategereza inka bari barahirikanye barahiretse data iragara ry'indwara hariho indwara yateye ino inka ipana n'inyana yayo ubukwe burasibira rero ntawasezeranaga atajanye inka nuko barategereza mbese nagiye ndi umukecuru nasaziye iwacu nuko ubwo rero papa hariho umuvandimwe wamugiriye inama ati uzamuha abantu bamujane bamugezeyo uzasigara uraburana namaze kugenda bamaze kungeza ino papa baramufunga yamaze mu kwezi ngo yashingiye adasezeranye ngo naza no mukwe ngo ashorere inka ngo tuje ku rukiko ubwo rero baza kugamba babukwe yigwa ari kurira ati umwana wanje nari mubonye none agiye aragiye data bukwe rero ngo yari yarasize umukobwa ari we atigiye umuhungu we ngo niyo nkamusigiye umusabye nawe arabutendeka ngo ntazatangira inka ye ngo umukobwa ni mubi kandi yari yaramusabye bibaho ndavuze ngo umukobwa ni mubi niwe bavugaga baratuma ngo niba bafite umuntu muri Zayire ngo
umuhungu n'umukobwa ati sinshaka ko umwana wanje agaruka ahangaha ati namucikane aje barebe iyo baja ati nsigare ndi kuburana nuko wahamagaraga rero yari umuvandimwe we aramuburanira abaramutsindiye do babonye nka mbyaye gatatu inka barayijana uko tubona gusezerana. Imfura ese iyo ifite imyaka ingahe? Imfura ye imyaka 80. Yesu aba kandi yavuze ko yashatse yarasaziye mu rugo. Imyaka 80. Nurabona none reba nanjye ndi umukecuru sinkivaho ndi. Ariko nuko wagize buno burwayi ubundi guhingoda ubundi ndabona uracyaraga kumwe n'iyo myaka ntamenya kuyifite. Hari ngo ari gikaratsiriri ninde ni senge muramukazi we none se ngo baramubenze kuko ngo bavuga ngo ni mubi kandi yaramushanye yamugejejeyo wabo ntabwo byoroshye. None se mbariza umukecuru urumva ni ukubera iki icyo gihe yenda umugabo yitabye Imana akiri muto ntashake undi mugabo? None sima ko papa yitabye ari ukiri mutoya kuko utashatse undi mugabo ni ukubera iki? Ngo kutashatse undi wenda ngo nkurikiwe taho ndi kumva kuki wafakaye uri mutoya ntusaka undi mugabo? Gupfakara ndi muto sinshaka undi mugabo? Yego. Oya byarananiye none twari tubyaye imbyaro 7. Ubwo rero mu kwitaba Imana ajana n'abakobwa 2. Umuhungu rero we apfuye ari umugabo inzu y'amabuye n'amasasu gamwice gamutsinziriye kumukamira. Baramubanje rero bakaza nyine ntaho nzashaka undi mugabo. Oya dore uyu nguyu yasigaranye rino ryo hepfo gusa iryinyo rimwe ntahazise aho yararyamye mu mbuga yaramwuriraga ari kumungegera ngo dada ntahamuzi. Ntabwo amuzi yabitubwiye. None se mbariza mukecuru kubera iki yenda urumva ibyo bibazo byose byagiye bibaho iyo mibanire nashaka kumbariza ikibazo kubera iki agereje iyi myaka ibanga akoresheje kugira ngo arambe nubwo ubuzima bwose yagiye abamo ibanga ryo kuramba niri mumbariza icyo kintu? None sima none kuki iminsi umaze ukaba wararamye ni iki wabigamba? Ndaho ndi kumva. Wabonye iki? Ibanga wakoresheje kugira ngo urame niri? Ibanga wakoresheje kugira ngo urame ngo ndame niri? Ibanga nakoresha kugira ngo ndame makuru ushaka nanze gutoragura abandi bagabo. Oya yabyumvise mureke komeza mubwira komeza ugambe. Nanze gutoragura abandi bagabo kugira ngo bantereke umugabo wanje yitabye Imana tutavuganye nabi. N'amabukwe yashaje nawe tutavuganye nabi mu mbuga. Oya ni yewe mu bakazana bene jewe mfuraye. Ariko yagiye kuzimu ntavuganye nawe ngo mpagarane nawe mu mbuga. Yagiye kuzimu se cyangwa ni mu ijuru? Narinze kuburana n'umugabo. Mumbarize nawe ntaho nangwa no mu ijuru yagiye kuzimu cyangwa agiye mu ijuru? Ni mu ijuru da. Mumbarize mumbarize ngo yagiye kuzimu cyangwa agiye mu ijuru? Yagiye kuzimu nangwa yagiye mu ijuru? Yabonye ijuru? Hari yararibonye. Kwategeze no kuja mu ishuri singo arandika ariko kwiga yarazi kwandika yabyigiragaho mu rugo bene nyina bakaja mu materaniro bakaja mu ishuri
bakaza bakamuhereza impapuro ze akazitegereza yamara akandika. uyu mukecuru mu gihe cyose mubana ahangaha hano ubundi bahatuye ryari? Ntaho yabaga nari. ni kera iyo twari dutuye ni iriya hepfo mu Gahanga. Ubwo hanyuma yari umuvandimwe twaza hano ndi mutoya cyane. Ubwo rero nta nabe nanjye nshibuka batitse abandi bamaze kungana gutya. Ewe naba nshibuka igihe twagereye hano. Ntabwo mbyibuka. Hano mutuye se nahanyu ho? Nahacu ni cyangombwa ninjye wibarurira ahangaha. Yego. Yakoreye Imana, yari afite mu mutima heza, yari afite mu mutima hazima. Bari kuvuga ninde? Ntaho yari azi iby'abandi, ntaho yari azi kuri iby'ubusa, oya. Ni umugabo we? Ubwo ni papa wanyu? Okay. Ni ukuvuga ngo yenda ndashaka ko tugaruka ku bijyanye n'uyu mukecuru. Ese urabona umuntu ugeze muri iyi myaka ni umuntu uba wihariye, navuga yenda kuko mu gihugu abantu bafite imyaka ni bake cyane bababara. Ubundi yitabwaho mu buhe buryo? Ese akurikiranwa n'abande mu rwego rwo kugira ngo yenda babungabunge n'ayo mateka abazi yenda n'ibintu aba yaragiye anyuramo, kumva umukecuru ukibasha kwibuka akavuga nubwo kumva bimugora? Ubundi ukurikiranwa gute? nta usibye uriya mukobwa niwe dukurikiranaga. Mbese buri kamwe kose reba kugaburira abantu bicaye gusa hamwe. None se ndi kukubaza, usibye yenda ushobora kuvuga ati yenda hari umwana hari iki gutyo, ariko yenda mu nzego runaka zitandukanye ni bande bamukurikirana yenda bamwitaho kugira ngo yenda byibuze banabungabunge n'ayo mateka, ko kugira ngo umuntu ageze iyi myaka ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Abagira neza nk'ubu umuntu yagera nka hano ngo mbese akatugirira neza, hakaba nk'umuhayi ngo uyu mukobwa akaza guhaha. Hari abantu yenda tuzi ko basanzwe bafashwa kuko yenda bageze mu zabukuru. Uyu wese izo nkunga zo murazibona? Ese muzikoresha gute kugira ngo wenda zibashe kumufasha mu mibereho muri rusange? Nta nkunga idufasha ni ukuri, ntayo, nta nkunga rwose. Izi ngoboka se ntabwo zifata? Kubera iki? Ni ukuri ntawe munaperereze banavu, ubwo abantu babyibazaga. Hariho umumaseri wahariya nyine yabaga hariya yadutangiye mituweli gatatu, bageze baramwimura. Sosiyari wari witwa Kamanzi niwe wari uhari, yaramuhamagaye ati rwose ni ukureba ko twagenze uyu mukecuru aba bakecuru. Muri abakecuru babiri n'ubundi. Ubwo rero ubwo umubikira adutangira mituweli. None se kubera iki batamuhingoboka kandi imyaka y'imwemerera? Nawe rega ndabona none se we ntufite ubumuga, urumva ufite ubumuga, mukecuru nawe urumva arashesha akanguhe. Bimeze bite rero? Kubera iki yenda mutakira ingoboka nk'abandi bantu? Cyangwa se nawe sinzi niba umufite ubumuga nawe utanditse, sinzi n'ibyo bintu nawe abantu babwiye sosiyali ngo mfite umugabo, ngo nabyaranye n'umugabo, ngo imodoka iraza igaparika hariya ku irembo. Mbese ni byinshi bamubwiye. Nibyo se koko? Nibyo da, ni ukuri. Uwo mugabo araza se? Yaraza se waheye. Izo modoka ziraparika se? Ziraparika se bwaheye. Nubwo kumva ndanako hari mubyara wanje wamfashe. Niko bimeze bite rero? None se ngo umugabo mwabyaranye w'umuherwe uzuga parika imodoka ni utuma se badahingoboka umukecuru? None se ko baje kureba umukecuru yenda bakwihorere? None se kuki batita ku mukecuru? Ndabizi nibo babizi, naho njyewe ntaho nabimenya. Nibo babizi. Hano se muhaba gute, mubaye gute ko tubona inzu yanyu nayo ukuntu yubatse bigaragara ko tuzuye muyibamo gute inzu? Ngaho mbere n'imvura yagiye narayinyagira yararidutse, urabona yuko n'inkarakara zidahuza. Ubu rero urabona ko nta n'urugi rurimo n'imyenda nkingisha.
ngo rero rero nyine nane nkaba nkeneye bo kumfasha keneye bo kugufasha mbese urumva umukecuru ubu ngubu hari byinshi cyane abakeneye nk'ibikenda ajya akenera mu buryo bwihariye kurumva ibyo akenera si nk'iby'umuntu yenda akeneye ibyo kurya akunda umuceri kureba mama cyakora asazanye amenyo n'umutima arakajyaga baramenya aracyafite reka da ubwo twebwe ubwo tuzangana nawe ubwo bwaraseze mu kanwa rero ubu nta bizigo mfite kandi wari isora cyuzuye ubu n'akanyama agashikura ingoda yagize umukecuru aragasoboraga umukecuru bereke mu kanwa giragutse bereke mu kanwa amugenze gahoro giwe aracyafite amenyo yose ndetse umukecuru mbaze wigeze ukurika iryinyo reka da mumbarize wakutse amenyo ngo nakutse amenyo nakutse amenyo nago agaze ndi uruhinja niko ngifite hari abana ntibakukaga nakutse ndi umwana ariko mbaye umugore nakutse ikijigo umugabo wanjye yajyanye mu ruhengeri n'abazungu bagikuye mumbarize akunda kurya iki yishimira kurya iki ngukundaga kurya iki ngukundaga kurya iki ngo nkundaga kurya iki si wa muvandimwe w'ibyo nkundaga nabikubwira mubwira nta kibazo ngo mubwire nta kibazo nkundaga kurya iki nkundaga agaceri ngakundaga nawe tuzi two kunywa n'agatsima ubwo tuzi two kunywa n'agasosi k'inyama se ikintu kinaniraga ni impungure yo ntiwazishobora bambi ni impungure n'ibijumba birananiraga okay ukuvuga ngo urumva n'ibyo byose agenda akenera ko nari umutesi niko nari naratese nari umutesi none se yenda ibyo byose urumva nibyo akenera kandi urumva yenda biragoye kugira ngo mubibone nk'ahangaha yenda ibishyimbo mwahinze cyangwa se birayenda byeze sinzi niba mufite n'umurima ni hano kandi dutuyemo ndetse umuntu avutse icyo gihe singira ngo yenda yari afite n'imirima minini cyane mama yari afite imirima none nsanze barayigurishije nabwo nyitsindiye abo bagurishije batuma ntayigeramo naza ndahinga bakarandaguza njyewe bageza n'ibyumba ndi kuyikurikirana ubu mfite impapuro natsindiye iyi mirimo kugira ngo buriya mbese njyewe ubu mfite ibibazo byinshi kugira ngo uvukane n'abantu wehuka kukana ubusa ubu nkavunikana uwo mukecuru n'umwana mbyaye akavunika buriya uri kubona nta bibazo mfite ni ibibazo yenda mva bitandukanye rero se ibyo byose yenda kugira ngo biboneke bigenda gute kumva n'ubuzima butoroshye ndamo mwibereyemo uburwayi bwawe n'ubusaze nawe uri kugenda usatiramo n'umukecuru tuvuga ngo arashaje cyane ubasha kubihuza gute ibi byose kubihuza kugira ngo mbibone cyakora kumugira neza nkabona arampaye nabona iyo umukobwa umuntu wageze hano yansigiye iki n'iki ni uko nguko mwiberaho ni ukuri baba data we yenda mbariza mukecuru ku ruhande rwe mbere tugaruke ku by'amateka ye niba yibuka ashyingirwa umwami wari uriho ninde mema usingirwa umwami wari uhari ninde umwami wari uhari bavuge umwami wari uhari ni Mutara mbese imana urwo mwenda yamujyana arikonje ni Mutara muhungu mwene Musinga amaze gupfa rero uwamusimbuye yasimbuwe na Kigeri ntahindurwa wa mbere nabwo amaze gupfa yongera asimburwa na Kigeri wa kabiri uko bigumya kugenda guco
Musinga yamuvuze. Musinga yamuvuze ko yashyingiwe ari ni Mutara. Ngo ni Mutara wari utwaye. Jewe wunzi rero ni Habyarimana. Nawe nabara nkimenye ubwenge. No umukimenya ubwenge. N'uyu Kagame. Okay, wowe ubwo urumva abyiro cyangwa wigize wiga se? Ego kera si mundu kwazaga no musuri bamukubita kabiri tukirika twicaye ku muzi zatazagera tukaza ngo tuvuye kwiga bakaduha ibiryo tukarya tutagiye kera mbese nta bakubwira ngo uze kwiga mbese wagiye utagiye ntibibareba. Ewe umva kwiga mana nje bankubise rimwe kuko nari cyane gifite umubiri maze hano haza mu bibiri byimbi njewe nsubira kwiga sinazayo naho babunobono ari menya batumvaga n'inkoni kera twari ibitesi nta n'icyo twitagaho mbese umukecuru arakonje. Nose wa umucaniye uramucanira kota ndamucaniraga ntiyicara umwanya reka yena ntabwo dushaka kumufata umwanya munini yena nagira ngo tujye mu byifuzo byayo. Urumva hari ibyifuzo ufite bihura na buno buzima murimo uyu munsi uko niwe ubureberera n'uyu mukecuru. Ibyifuzo byanyu ni ibihe muri rusange? ibyifuzo byacu ni urabona ko tumeze ni kujya n'ino nzu yanjye nta n'icyumba mfite nakinga ngutundu wenda ngire nje wenda umuntu yaba naryamye ariko ibyumba bikinze. Iyi nzu si buyo ntiva itava ewe naho turyamaga haraturaga haraturaga no kugira gute kunyagirwa. Yego. Mubuse muryama gute? Turyama gute? Kuryama mbese ubwo nk'icyo kwirogosa byose nda umukecuru afite icyo kuryamaho yenda urumva ntacyo. Aryama kuki? Aryama n'ubusasi kirago. Ubwo rero tukirogosa nk'umugira neza akaba duhanka karingiti nene kugira ngo imbeho adahura nayo hasiraho n'ikirago hejuru sinamuraza wenyine. Urirosa karingiti tugashyira n'ikirago. Gusa abantu bakirose ibirago none nagira nte ntafite icyo kwirogosa ngo nsuye ukarenzaho kugira ngo agashyuhe kaze nk'umwenda umuntu yazindukana nabwo nkagwirogosa hejuru yayo. Nubwo ubuzima mwiberamo mbese ubuzima bwanjye abantu niyo bambonye ngo mbese mubaho ngo kuko mubyifataga muti none twagira dute kwako ubundi bwese ugize ubwivuza. Ewe umva nta uyu mukecuru atangubitanye n'abaganda baraje barananirwa. Ubwo rero mbonye n'aka karima kagenda kugira ngo ugurishe igisinde kugira ngo ubone icyo gutanga mbona yuko n'inzara anari hahandi. Rero tuturana umuvandimwe watumpaye baratunterera. Nase ikintu mukenera cyane mu buzima bwa buri munsi mutajya mubona ni ikindi bafite ibyo kurya bafite n'ibyo kuryama wenda n'inzu yanyiva ubundi ibintu wenda mukenera cyane muri rusange bitaborohera kubibona n'ibihe. Ewe nibijya ko bibona ni hamana ni hamana n'ukuri. Uzo umukecuru aho gacira gaheruka kugarya ryari uwo muceri avuga ngo ukuntu umuceri yakunda ngo kugatsima akunda ibyo byose aheruka kubibona ryari? Hamaze igihe n'umubikira wahari ahijya nyina babikira nawe urabazi bajyaga bagera gutya bakamuremera kamuzanira icyo kurya none barabimuye. Nase mujya mubaza abayobozi impamvu batabayingoboka mu bintu cyangwa muri abakiresha niyo mpamvu? Ayigamana usiyeme ugere mu nzu mbese ugere mu nzu rwose ntabwo uhahezwe. Ndashaka ko dusoza kino kiganiro tureke ndabona n'umukecuru yanakonje n'amasaha y'umugoroba nk'aya ngaya abageze. Ubundi ibibazo byanyu rero murabona bizakemuka gute? Bizakemurwa nande? Murabona amaherezo yabona ubuzima murimo yenda araya ni perezida nyakubahwa
ntuzadukemurira rwose adutabare ni ukuri ejo tutazicwa n'inzara reba na mama arasaze nandi ndakomeze mbese ni umubyeyi ni ukuri ni umubyeyi ntacyo adakoraga ariko niwe ntuye ibibazo byacunze n'uyu mukecuru niwe twiringiye afatanyije n'Imana adutabara duhe wenda n'ibyo kurya natwe tubona ibyo kurya inzara itatwica. Rero murakoze cyane mukecuru. Rero mubariza mukecuru inama yagira abakobwa b'u Rwanda ni iyihe? Bema inama wagira abakobwa b'u Rwanda ni iyihe? Inama wabwira abakobwa yagira abakobwa muri rusange inama wabagira ni iyihe? Mu bakobwa banje oya bose badukurikiye inama wabagira ni iyihe? Mbese uko inama nabagira ni iyihe? abakobwa b'iki gihe inama nabagira sibayemera ko nababwira inama yo kwitonda bakagira amahoro naho kugira ngo bahore bari kugenda mu migina n'abahungu si ibyo mu migina kugira gute? none si ko ari nta mukobwa ukireba nyina, ko ari nta muhungu ukireba nyina, nabagira inama nyinshi bakayemera kugira ngo abakera bagenda ari abakobwa bakuze bagakururumba ntaho bicaranaga n'abahungu. Nta mukobwa wegeraga umuhungu, nta musore wajyaga mu rugo rurimo abakobwa ngo bahe intebe yicarane nabo, oya bakayishyira nga hariya bagatera n'amagambo nuko yataha agataha. Nta mukobwa waherekeranyaga n'umusore ngo barajyana mu mayira, oya nta mukobwa watwaraga inda. Narinze kugenda nta mukobwa numvise wabyaye ikinyendaro. Mu bakobwa ba mbere ngo umukobwa yatwaraga inda ngo bakajya kumuroha, ngo bakagurira abatwa bakamujyana mu ngezi bakamuterera mu ngezi. Inama nabagira bayemera si ngo nababwira ngo nimwitonde mwe kugira muragendana n'abahungu mwe bakayemera. Niyo nama uri kubagira? Ntaho bayemera. baragwaye bafite ubushyuhe. Bafite iki? Bafite iki? Bafite iki abo bakobwa? Ngo bafite iki? Ubwo gutuma batitonda ni iki n'ukubera? None ndabizi imitima yabo nibwo ruhango ruhanze. None hari umukobwa ko ari ugusezerana n'umuhungu bakagenda, hari umukobwa ugitegekwa na nyina, hari umukobwa ugitegekwa na se. Reka tubashimire. Umubyeyi yabyaraga abakobwa, yabyara 3, yabyara 4 bakamwubakira. Yabyara umuhungu mu bakobwa, yabyara umuhungu umwe bakamwitondera, bakamugira musaza wabo bakamwitondera, nuko bakabana mu rugo neza. Naho buno umukobwa ari gushinga ibere kagendana n'abasore, inkoko za mbere ziri kubika akaba ariho ataha kwa nyina. Aba ari he? None inama nabagira ni ko bagwaye, baragwaye nta mitima bafite. None se abahungu barabagira ihe nama? None abahungu wabagiriye inama? None ahubwo n'abakobwa ko ari kimwe se. Inama nababwira ngo umuhungu yaba kwasaka akategereza se akamushakira. Hari umuhungu ugishakirwa na se akamushakira uwamushakiye yamwemera. Ahubwo no se ko bambarize ko basigaye bakazanura. None se ko basigaye bakazanura ko bakazanuraga neneho ntaho ndi kumva. Oya none kumbwire ko base basigaye babakazanura bajya kubashakira bakarangira nibo babigiriye abagore. Base ko babonye bategeza base ngo babarangire ko ari bo ahubwo bakabakazanura bakabatunga.
bakabatunga none se sebukwe nuzi ko kera bavuga ngo umugabo ngo yatungaga umukazana we nta mukazana wakwemera sebukwe ngo amutunge buno naho kera umuhungu imana yaramuhamagaraga yasigase isa ari umugabo ukifite ubwenge arikanga ko binjira mu rugo rwe akabana n'umukazana we kandi bakabyara ni amateka maremare cyane nyirabukwe agahinduka mukeba we nyirabukwe agahita ahinduka mukeba bakabyara yabasigaye ari mutoya uwo mukazana we wasigaye ari mutoya sebukwe aramubyariraga akabyara babiri akabyara batatu gusa uwo muco numva kera se ko binjira mu rugo rwe reka tugushimire urakoze cyane yenda twizere ko abo bireba baraza kubyumva na cyane ko numva ari ibintu bitandukanye bihura n'ayo mateka era n'imibereho yanyu hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kuba yenda yabukoresha kugira ngo yenda abashe kuba yabageraho twizere ko rero ibindi byose biraza kugira neza turabakunda cyane ibiganiro byacu byo nakagaruka Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe